kamba Yesu azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye muze mwisigara nushaka ko tujyanayo ihane mwiringira gukiza ubu ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara gusingiza umucunguzi muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezerera umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezererwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye muze mwisigara kandi uwo mutwaro wikoreye bemerera uguturuke ngo tuzabane mu ijuru ihane kandi uwo mutwaro wikoreye bemerera uguturuke ngo tuzabane mu ijuru ihane murakoze cyane kadusabe umuryango w'amasine yigira imbere mumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe
suko nari mwiza habe namba n'ubuntu bwa Yesu yangiriye yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambanywe n'abanzi yarambabarijwe kuri murakoze cyane umuryango wa Bisake wakwigira imbere babaye bari hafi murakoze cyane Imana ibahe umugisha reka mbonereho nanone sabe abaturage b'umubyeyi wacu umusaza bari baturanye nawe bigire hino bari baturanye murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi mwagize neza n'ukuri Imana ibahe umugisha nanone murakoze cyane Imana ibahe umugisha twakire umuyobozi wari umusumbye padiri niba hari n'abandi bari kumwe nawe bazane bashyiraho ururabo murakoze cyane Imana ibahe umugisha turakomeza kwihangana rero amasaha arimo adusiga n'imihango turaza kongera imwe irakomereza ku irimbi ibindi turaza kongera tubivuge nyuma tugarutse hano reka munyemerere nanone nakire padiri adusengere kugira ngo dukomerezeho dukurikizeho umuhango wo kujya gushyingura Imana ibahe umugisha mu ncamake murakoze murana n'Imana mwebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana turayidusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen ndakuramutsa Mariya uje murana n'Imana mwebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana turayidusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira ndakuramutsa Mariya uje murana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urayidusabira twanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Bikira Mariya utasama mu cyaha Bikira Mariya utasama mu cyaha Bikira Mariya utasama mu cyaha Nyagasani Mana yacu rero tugendane kugira ngo Nyagasani Yesu Kristo nk'uko Yohani yari kumwe na mama wawe mu itanga ryawe natwe tugiye Nyagasani wikorera umubiri hanyuma n'abadashobora kugenda gumane nabo hanyuma Yesu mwiza kandi umwami wacu ari batashoboye kugera hano bitekereza twese urumuri rwawe rutumurikire kandi twese Nyagasani tugushimira umubyeyi waduhaye kandi Nyagasani duhaye ni umwanya wo kugira ngo tumuherekeze tugubukikirize mu biganza byawe urakoze Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen murakoze cyane Imana ibahe umugisha ntabwo bihuduka n'abagiye hirya iriya turaza gukarabira hano bivuze ngo twese turaza gusezerera icyarimwe dukaraba tugezwe twongere twakira umukuru w'umuryango aduhaye andi matangazo basaba ko n'abasigara mwihangana bagenzi bacu bagiye bakabanza bakagaruka murakoze Imana ibahe umugisha Mariya mu bwami bw'ijuru niwe niringiye niwe tuzabana nzajya kumureba
niwe uzansuhuza zanshyikiriza z'umwana we nzasanga Mariya umwami w'ijuru niwe niringiye. twagira ngo nanone bisa nk'abasubira muri iryo tangazo twavugaga ryo kujya hirya iriya abantu bemerewe kujyayo ni abantu 30 gusa niko amategeko abiteganya. hari uburyo wenda wavuga uti mfite n'imodoka nta kibazo reka njyayo, ariko nanone kujyayo utari bwinjire sinzi. ni abantu 30 bajyayo, abandi tukaba twihanganye tukaba turi hano. Imana ibahe. iwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi wa mubi aturasa. none icyo ngusabye mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje, tuzanezererwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye, muze mwisigara. nushaka ko tujyanayo ihane ihane, mwiringira gukiza ubu ihane ihane, kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane ihane, kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane ihane. tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara gusingiza umucunguzi, muze mwisigara abagezeyo bara
muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezererwa umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye muze mwisigara kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane ihane kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane ihane ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi byavuye se kuki byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yamboye byavuye se kuki byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yamboye ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe mwese nimumenye yuko umukiza wacu iwawe atabarutse kuri iyi si muhe kubana nawe kandi rero kubera intege nkeya z'abantu yaba yaragucumuyeho umugirire imbabazi wowe nyiribambe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu Nkurunziza Stanislas abamarayika bakujyane mu ijuru nugerayo abahuwe Imana bakwakire bakugeze mu rwa mutagatifu wa Yerusalemu urugaga rw'abamarayika nirukwakire maze ubone iruhuko ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene Nyagasani Yesu Kristo igihe umaze gatatu mwumva watagatifuje imva z'abakwemera niyo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka gira ubuntu bwawe umuyoboke wawe Nkurunziza Stanislas kuruhukira mu mahoro he n'umugisha imva igiye kubika umubiri we
kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka uwo uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amina. Koko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umubyeyi wacu Nkurunziza Stanislas. Tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha umubiri wacu gusa niwe wazutse, muze dutakambire umubyeyi wacu Nkurunziza Stanislas kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani umuhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire, naruhukire mu mahoro. Nyagasani Nkurunziza Stanislas umuhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire, naruhukire mu mahoro. Nyagasani Stanislas Nkurunziza umuhiruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire, naruhukire. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye se kuki? Byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yamboye. Byavuye se kuki? Byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yamboye. Ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko muki ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye se kuki? Byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yamboye. Byavuye se kuki? Byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yamboye. Ni Yesu wenyine wantoreye
guhirwa mu ijuru mu bwami bwe mwese nimumenye yuko umukiza wacu ageze ijuru ihane ihane ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi byavuye se kuki byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yamboye byavuye se kuki byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yamboye ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe mwese nimumenye yuko umukiza wacu ageze dusabe mama yigira imbere ashyire ururabo ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe mwese ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami
Ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko Umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Badusabe Padiri yongere adusengere adushyire mu maboko y'Imana, hanyuma dusubire mu modoka zacu twese dusubire hariya twahagurukiye. Imana ibahe umugisha. Ababishobora dushoboye tugiye kuvuga isengesho tumukikije hanyuma tuhite tugenda. Gukikiza ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko Umukiza wacu yangira singiza Nyagasani, n'umutima wanjye uhimbajwe n'Imana Mukiza wanjye, kuko yitegereje ubukene bw'umuja we. Dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose azanyita umuhimbyi, kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza. Izina rye ni ritagatifu, kandi abamutinya bagirira impuhwe. Uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza, yerekanye imbaraga zimuri mu maboko. Yatatatanije abanuye umutima wikuza, abashonji yabagwirije ibyiza, maze abakire bagenda amaramasa. Yatabaye Israel umugaragu we, kuko yibutse impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu. Agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Ubahwe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka bubahwe n'iteka ryose. Amen. Dusingize Imana yaduhaye byiza, edoho ubugingo bwite. Yesu ugwa neza, ibyo by'amaraso yatutse maze Yesu ugwa neza, agira ko ibagukubita maze ubabare Stanislas. Yesu ugwa neza, agira gutaneza ikizingo cy'amahwa maze ubabare Stanislas. Yesu ugwa neza, agira ikora umusaraba nicyo ngusabye mwami Yesu. Yesu ugwa neza, agira ko ibagukubita maze ubabare Stanislas. Yesu ugwa neza, agira inyota n'ubuhare byakwiyemereje ku musaraba maze ubabare Stanislas. Yesu ugwa neza, agira ko wahindukira ku musaraba amaraso roho yawe maze ubabare Stanislas. Yesu ugwa neza, agira ko wahindukira ukavamo amaraso n'amazi maze ubabare Stanislas. Nyagasani
gushaka kw'Imana yonyine yamboye. Ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mu ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko Umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Mwese nimumenye yuko Umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanwe n'abanguzi. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanwe n'abanguzi. Kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiye